nagiye ntanga ubuhamya hirya no hino ku ma YouTube channel, mbutanga mu nsengero, mbutanga ahantu hatandukanye, ariko inshuro nyinshi natangaga ubuhamya ngendeye ku byo bambaza. Hanyuma rero ubu namaze gutegura kuzaba ubuhamya burambuye butarimo gusigayo ikintu na kimwe, nkavuga kuva menya ubwenge, ibyo nibuka, ibyo nabonye. Hanyuma harimo ubuhamya nagiye ndeka ku mpamvu zimwe na zimwe, rimwe ukabona ko bidakenewe muri ako kanya, na cya kinini nababwiye cy'uko ushobora kuganira n'umuntu ikiganiro, we akakubaza ibyo ashaka, akakubaza ibimujemo, hanyuma nawe ukamusubiza ibyo akubajije, bigatuma hari ingingo zimwe na zimwe zitavugwaho. Uti byagenze guterera, ni ukuvuga ngo mu bushakashatsi nikoreye ubwanjye, mu ngendo nakoze, mu biterane, mu bitaramo, mu biganiro, nagiye nsanga iteka aho mpuriye n'abantu, nsanga harimo abantu bambonye bwa mbere, banyumvishe bwa mbere cyangwa bwa kabiri, nsanga ntabwo abantu bigeze bafata umwanya wabo wo kumenya amakuru yanjye yose. Kandi ni byiza ko umuntu abivuga, kuko rimwe na rimwe usanga birakenewe. Rero niyo mpamvu nafashe iyi gahunda, kugira ngo nzabaganirize, mbabwire kuva menya ubwenge, kuva ntangiye kureba mu byo narebye n'iki nibuka, mu byo nabonye ndibuka iki, byagenze gute, hari ryari, hari hehe, ese amakuru nabwiwe nkiri muto, ya magambo babwira umwana akayagumana, kugira ngo hari umuntu nayabwiye kandi igihe yangumyemo. Noneho rimwe na rimwe mu buzima ducamo ugenda uhura n'ibyo wabwiwe. Uzi kubwirwa ibintu ufite imyaka 6, 7, ukazahura nabyo ufite nk'imyaka 15, hanyuma uyu munsi ukaba uri mu myaka 40, nta muntu wabwiwe ko wabwiwe ibintu ufite 7, ugahura nabyo ufite 16, ukabura umwanya wo kubivuga, kandi ugasanga n'urugendo abantu bari kunyuramo cyangwa bazanyuramo, cyane cyane aba bana tubyara cyangwa aba bana twabyaye. Rimwe na rimwe akubaza ikintu ukumva biragoranye kugisubiza. Isi tubamo nayo, ngira ngo umuntu yavuze isi abantu babyumva neza, ni isi igoye, ni isi iruhije, ni isi isaba ibisobanuro by'ibyo uvuze, kugera ku rwego uvuze ubusobanuro wabizira kandi wavuze ibiri byo. Bisobanura ikire abantu, umuntu akwiye kubashyiriraho umucyo, akababwira ibintu hakiri kare. Abantu bagize, reka mbyite, abantu bagize amahirwe cyangwa bagize umugisha bakamenyekana, nagira ngo mbabwire ko ngo hariho n'ubundi, hari n'izindi ngorane bagize. Kumenyekana ni kimwe, ariko ubu ubaye nk'itara rigiye ahantu hejuru cyane ryaka, iyo ryatse gake baravuga ati kuki ritaka neza, ryagurumana cyane bakavuga bati kuki ryaka cyane. Ngira ngo abantu barabyo. Nshaka rero kubaha umucyo, nshaka kubaganiriza, nshaka kubabwira ibintu mutigeze mwumva, nshaka kubabwira ibintu mutigeze mwumvisha amatwi, kandi nkabivuga. Niba mubinyemereye, murabyandika hasi muri komenti, muvuge muti uzabivuge, kuko burya ikintu gihora kigaruka mu bitekerezo byawe, ugahora ukibuka, ugahora ugitekerezaho. Rimwe na rimwe ukabyuka wagitekereza ukababara, rimwe na rimwe wabyuka wagitekereza ugahangayika, ukabyuka mu gitondo watekereza ku mateka yawe, ibintu wabonye, ugendeye ku byo wumva, aho ugeze, ibyo ubona, intambara urwana nazo, ukumva ufite ipfunwe ry'uko utakivuze, kumva urigaya wenyine ntawe ubwiye, ugasanga ni ibintu uzi wenyine kandi ufitiye gihamya hari n'abantu babizi.
ariko ugasanga kubivuga byarananira, kugira icyo ubivugaho ntibikunda. Rimwe na rimwe atari uko ururimi rubivuga rubuze, ahubwo ugatekereza wenda uti iki kintu ninyivuga kizagira ingaruka zimeze gute, abantu bazagifata gute, rubanda bazagitekerezaho gute. Reka mbabwire, iyi si iragoye, nimba isi irimo abantu babuze uko bavuga ibyo batekereza, ikaba irimo abantu babuze uko bavuga amateka yabo, kumva ibyo bintu none bivuga. hari abo muzabipfa, hari abazakureba nabi, hari abizabikwangira, ugatangira gutekereza muri urwo rwango ibizakurikira, uko bizagenda, sosiyete biki, ariko bikaguma wumva wikoreye umutwaro. Ndashaka kubivuga, nshaka kubivuga, hanyuma bikazageraho bifashe, kuko barahari. Hakazagera abantu bagira icyo bamenya ku bwawe, kuko namwe murabifite. Naho nibiguma tukaguma dukoma amashyi, tukaguma tugira gutya ngo Yesu azaza, ngo umwami Yesu ari hafi, ngo ari bugufi, nibyo nashaka azaza ejo, ariko nazadusanga mu mazu anganya agaciro, ntazasanga dutuye mu bibanza binganya agaciro, ntazasanga dutuye ku misozi ifatwa kimwe, ntazadusanga mu buzima bumeze kimwe. Hari abazasanga baburaye, abandi asange bijuse bahaze, hari abazasanga ari imfubyi, abandi asange bafite ba sekuru na ba sekuruza, kandi maho hagati haba harimo urunturuntu. Hari abazasanga ngo bakijijwe baba mu nsengero ari abera, abandi basange baba mu tubari barakutse amenyo cyangwa yarashiririye, baravuyemo amaso wenda barabakubitiyemo ingumi, ariko usange umuntu gufata umwanzuro wo kujya muri ako kabari cyangwa muri izo ngeso bifite inkomoko, bifite icyabimuteye, naho yakivuga bamwe batacyumva ariko ari cyo. Abandi azabasanga we bari mu mazu y'ingororwa y'abagororwa, mu magororero, kera twabyitaga gereza cyangwa inzu z'imbohe. Yesu naza azadusanga mu bintu bitandukanye, kuba mwizera n'abatamwizera, kandi naza nabo bazabimenya. Niko ibyo twigishijwe bivuga, niko ijambo ry'Imana rivuga, niko ibyo twabwiwe bivuga. Kandi nimvuga ngo nibyo twabwiwe nibyo, nta muntu n'umwe uri hano wigisha ijambo ry'Imana cyangwa se ukora icyo nakita ivugabutumwa utarabibwiwe. Abandi bagiye kubyiga babona za diplome, babona impamyabumenyi, babona za certificate, ni ibintu bize, hanyuma baza kubyigisha abandi, barabibumvisha. Hanyuma umuntu wese byakoreye umuti cyangwa wabikoze bikamubera byiza abivuga neza. Hari n'abo bitahiriye byananiye basubira inyuma babivuga nabi. Sinenda kubitindaho kuko sinabuza Yesu kugaruka nimba afite gahunda, nimba azaza nk'uko abivuga azaza. Nigeze no kuririmba indirimbo ivuga ngo ni ukuri Yesu azaza, ariko njye na Yesu nitwigeze tuvugana ngo ambwire ngo nzaza, ahubwo nigishijwe ko Yesu azaza, bijya mu bwonko no mu mutwe biba byo, mbyumva ko azaza. Azaze rero byaba ari na byiza, byaba ari byiza aramutse aje. Ariko nindimo mvuga ngo azarinda aza hari abantu bagifite ibibazo, azarinda aza hari abantu bakirira amarira, azarinda ni nako birivuga ngo bazaba barongora, ngo bashyingirwa, ngo ibintu byose bikorwa. Hanyuma nawe yitabyivangamo, urumva niyaza bimwe bizahagarara bihinduka ibindi. Hanyuma mu gihe ataraza rero dukeneye kubaho, dukeneye kubaho, dukeneye kurya, dukeneye ubuzima. Hanyuma ubwo buzima usanga butandukanye cyane, burimo itandukaniro. Hari abantu bize bafite uko babayeho ku bw'amashuri,
hari abantu batize nabo babayeho kubera ko batize, abo batize hari n'amahirwe menshi babuze rimwe na rimwe batazanagira. Cyakoze Imana hari igihe gufata utarize nta mashuri, kanongeraho n'iki kintu ugasanga ntiwize, ubwo nibyo bisobanura ngo nta mashuri, ugasanga ntugira n'umuryango w'incike cyangwa se byaragenze gutyo badahari, rimwe na rimwe utanazi ngo barihe kubera ko utamenya amakuru. Nkanjye niko bimeze. Uyu munsi umbwiye ngo ubwire ngo iwabo wa mama umbyaraniye kwase aho akomoka iwabo bwite, ntaho nakwereka. Ndi nzengana gutya kandi nta nubwo namaze kwishyiramo ko nta nubwo nzahamenya. N'ibindi bintu byinshi biba mu isi birimo akajagari, ntabwo byoroshye. N'ibyo bintu rero bikubiyemo numvishe nzavuga. Umuntu iyo akijijwe baramubaza ngo wakijijwe ryari, ubatijwe nande, umushumba wawe ninde. Ariko niko bikwiye kugenda koko, ariko nanone bikwiye gusobanuka neza kuruta uko wagenda uvuga ngo umushumba wanjye ni Karori, umushumba wanjye ni Karangwa, umushumba wanjye ni runaka. Warakijijwe ryari, wakijijwe iki, hari ibyo waretse. Rimwe na rimwe hari n'ababisubiramo ibyo bavuze ko baretse. Ibintu byose bigira itangiriro, bifite ibintu n'urugendo, n'urugendo rurerure kandi n'urugendo rukomeye. Nimba nibuka ibintu kuva ku myaka 6, uyu munsi nkaba mfite imyaka 44, hafi 40 yose ndabyibuka. Ibintu byo mu myaka 40 utekereza ko bingana gute umunsi ku wundi? Niyo byaba ari ibintu by'umunezero, ntiwanezerwa imyaka 40 umunsi uva aho ujyaho ntabwo habura amagacamo. Ibyo nawe ubimenye. Hanyuma tekereza ko abantu bafite inzira y'umusaraba, y'umuruho, y'umubabaro, abenshi kuko bavukiye mu ngo zikennye, abandi bavukira mu ngo z'ibibazo, cyangwa se bavuka nta bihari bibituraho, biraza kandi birakomera. Dukwiye kujya tuganira kuri ibi bintu kandi mukabiganira nanjye. Nshaka kujya mbaganiriza bwa buhamya nabahaye bw'ibice navukiye aha byagenze gutya, nkaba ndabisimbutse, ngo ubundi uyu n'uyu nkaba ndabisimbutse, ngo ndashimira abana. Rimwe na rimwe dushimira n'abantu batatugiriye neza, tumeze nk'ababahakwaho, kuko tugira ngo ahubwo tumeze nk'uko kugira ngo batugirire neza, ukabona umeze nk'aho wataye ururimi cyangwa birutwa n'iyo utari kubivuga. Twanagiye dukora ibintu bimeze nko kwihoma ku bantu, ukajya mu ruhame ukamuvuga, ukamusubiramo, ukumvisha abantu ko ari umuntu mwiza. Hanyuma wowe wazigenzurira, wowe wabivuze kuko abo wabibwiye ntibyanabarebaga, hari n'abatabyitaho, ugasanga niyo utabivuga. Hari abantu bavuze ibintu byiza babivuga ku bandi, nyuma bicuza impamvu babivuze. Hari n'abakoze ibikorwa, hari abantu bakoze ibikorwa banashoreye imbaraga, banarara amajoro, bavuga umuntu. Cyakoze umuntu ni umuntu, azanarinda apfa ari umuntu, ntabwo azaba Imana. Bipfa ubusa. Wajya ubitekereza ukumva ntababaye, ukavuga ati ninabaye iki. Mu mvugo z'iki gihe basigaye bavuga ngo ninanyoye iki. Murakoze. Turako tuzaganira, umuntu akavuga ngo navutse mu mwaka uyu n'uyu, igihe iki n'iki, hariho ibi, kuko mbona ibintu bigenda bibaho bihinduka binahindurana.
bigenda gutya hari amakuru navuze nagiye nsimbuka ni nayo yatumye nkora iki kiganiro. nshaka kuzavuga nkazabiganiriza uzabitega amatwi. rimwe na rimwe usanga hari abantu agera ku ifoto y'umuntu cyangwa ku isura y'umuntu agakomeza ati uyu ntabirimo nta kigenda, akagira n'undi ageraho akahatinda. niko tumeze, nanjye nukomeze, ntabwo ibyo nawe mbibeshyeye. ariko rimwe na rimwe nubona umwana bigukundiye ujye ubyumva. tumaze kumva ibintu byinshi. iri koranabuhanga n'izi social media zatumye tumenya ibintu byinshi, dutekereza byinshi, dusubiza amaso inyuma. ugasanga ukwiye kugira abantu bake ugira uruhare rwo kugira icyo ubabwira, kuko ntiwabwira bose batazanabyumva nyine. hari n'abatazabibonera umwanya kubera akazi kenshi bafite. ako se ugira ngo ubundi njye naba nkeneye ko bose babyumvira iki? si ngombwa mwese, kuko muri mwese harimo abazaba bandwanya, banyanga, batanyiyumvamo. bamwe muvuga ngo amaraso yanjye ntakorana naye, ukibaza ukuntu umuntu mutarahura mutarasuhuzanya amaraso yanze gukorana. iyo yanze gukorana yahuriye he? ngo simwiyumvamo. hari igihe nanjye mba ntakwiyumvamo n'ubundi. abantu bagiye bahiga imihigo mibi, bararahira bifatira ibyuma ku ijosi, niko navuga. kavuga ngo njye nkiriho runaka ntibizagenda gutya. hanyuma rero nimba Imana ishaka ko bizagenda uko udashaka, izagukuraho. hanyuma bigenda uko ishaka. ngo njye ukora ibi n'ibi ngo ntibizagenda gutya. yego nyine kubera ububasha bwawe ntibizagenda ko, ariko Imana yabishatse yagukura aho ngaho ikahashyira uzatuma bigenda ko. nimba byari kugira ngo anezerwe nawe akanezerwa nk'uko yabyifuje cyangwa bikwiye kugenda. kandi Imana ibakuye mu nzira benshi. ubwa mbere nganiriye nta muntu mbaza, Imana idukuriye abantu mu nzira bari bameze nka za bariyeri. Imana idukuriye abantu mu nzira bari ibigeragezo, bari babi. ifite na gahunda yo gukura abandi mu nzira. ubwo ndi kuvuga inzira ucamo. inzira yawe nimba irimo imitego, nimba inzira yawe irimo ibibazo, ababiteza n'abatega iyo mitego igomba kubakuramo ukagera ku cyo Imana yagambiriye kuzageraho. bamwe na bamwe ntabwo twakuze tuzi ko tuzakora, kuko mu gihe utareba imbere ngo ugire icyo ubona ntabwo wakwizera ko uzajyayo. nta cyizere cy'ubuzima twari dufite, ariko kubera Imana byarakunze. bamwe ntitwari tuzi ko tuzanabyara ngo tugire imiryango, ugire abana bakwite papa, bakwite dadi. wabonaga nawe ubwawe utazi kuzabaho. ntiwaba utabona ipura ya saa sita iguhagije ngo wumve ko uzabyara umwana udafite icyo uzaha. ariko Imana yarabiremye biraba. ibinyuza no mu nzira abantu batamenye babona byarabaye. ndashimira Imana ica inzira, amarembo yose akinze igakingura ahandi. amarembo yitwa ko haragaragara yakagufashije. hari abantu twakuze turi imfubyi, ukajya ucungira nk'aho abandi izindi imfubyi zacungiye. wajyayo bikanga, bakaguha n'ingero zumvikana ukaniyakira. ariko za mfubyi zafashijwe zarakuze, n'izitarabonye abazifata amaboko zirakura. havamo abagabo ahandi havamo abagore. none ikintu nshimira Imana, mu kuba bakazahura
babiganira bose bakavuga ati ni Imana yabikoze. Nyamara wowe wenda wagiyeyo biranga, kuko ari Imana we yamufashirije muri bariya bakwangiye. Imana nayo igufashiriza ahandi bitari mu bantu, noneho yiriyizira muri za nzira zayo zirenga 1000 icamo, ikora ibintu birenze. Umuntu yajya yumva ibintu agashaka kumenya ngo ninde, kubera imyumvire y'abantu n'uburyo abantu bateye. Bazamwereka ngo n'uyu, ukabona abifashe naho bitari bikwiriye ko ari we, akumva yari kubihundira, ariko Imana ikaba yabihaye uwo, agahita havamo rya shyari n'urwango akakurwanya, akagutegera aho utashobora kwikura. Ariko burya hari igihe njya mvuga nti ushobora kuntegeraho ntakikura, Imana nayo ikazagutegeraho utazikura, kandi birashoboka. Iyo biza gukunda bikanakundira abantu bose, none ntibyakunze, ugiye kumbaza ngo ibiki? Ugiye kuvuga ijambo bikuyemo rivuga ngo kuvuga kari ku mutima. Ntabwo byakundiye abantu bose, nta nubwo byakunze. Ariko iyo umuntu avuze ibintu biva mu mbamutima ye, rimwe na rimwe biba byiza, birafasha. Reka nganire ngana ku musozo, mvuge ngo ikiganiro uburyo nagikoze cyari ikiganiro cyo kubateguza ko ngiye kuzabaho ubuhamya burambuye, nkavuga ingingo ku yindi, kandi abantu bazabyumva. Ushingiye ku magambo mvuze n'uburyo nyavuzemo, wabibona ko muri njye harimo ikindi kintu, kandi ni ikintu cy'ineza, ni ineza y'abandi bantu niyo nshaka. Niko bimeze, kandi bizakunda, muhumure. Nigeze kuririmba indirimbo, ndaririmba ndavuga ngo ntabwo bizaba nk'uko abanzi bawe babishaka. Kiramo ijambo rivuga ngo ahubwo bazaruhira ubusa. Singubwe mubwire ngo nibande bakwanga, ugize amahirwe waba udafite abanzi cyangwa utarabagize. Ariko twe twaranzwe, turanabibwirwa, turabwirwa ngo umuntu akakubwira ati ndakwanga, singushaka, singukeneye, ukanavuga ati iyo mbimenya simba nahuye nawe. Hanyuma ejo bugacya ukazahura n'undi akakubwira ati ndagukunda, nifuzaga guhura nawe, nshimiye Imana itumye mpuye nawe. Kuko twaciye muri iyo nzira rero, ntabwo tuzahora tuvuga ngo runaka arankunda, abatubwiye urwango ngo tubihorere. Kubera iki se? Kuki se mwe mwabivuze? Kuki se mwaduhekenya amenyo? Kuki mwatwanze? Uzi umuntu kwanga ntakubwira impamvu. Rero umuntu akubwiye impamvu wenda wagira icyo ubikora, biba ari n'amakosa yawe wayakosa. Uzi umuntu akubwira ati sinkwiyumvamo, sinanagukeneye, ariko icyo nkundira Imana, nawe akazahura n'ibindi bizamubwira bitanavuze, nabyo bitamwiyumvamo, bitamukeneye. Yego, sina ngombwa ko mbimenya ko wahuye nk'ibyo wanguze, ako muzahura. Uzi ko uzahura nabyo, uzi ko ibyo ukorera abandi bibi nawe uzabikorera, kuko wowe ujya uzirikana ko niyo byanga bikunda, niyo bitakubaho nkawe, ariko uzasanga warabyaye. Hanyuma bazahura nabyo ukiriho cyangwa utariho, ariko burya ni wowe. Ujye wicara ubivuga uti hari abantu nahemukiye, hari abantu nakoreye ubugome, hari abantu nabujije amahoro, nanjye nzayabura.
habe niyo ataba umwana wawe akaba umwuzukuru ni wowe, kuko azababara rimwe na rimwe anahabwa amakuru ati bituruka somewhere. Tujya tubyumva ngo umwana wa runaka ngo bo kwa runaka, ukumva biguteye ubwoba utari uwaho kandi nabo bahariwe. Uwiteka tugirire neza. Ngiye gusoza mbaririmbira akaririmbo ko mu gitabo igitero kimwe gusa akavuga ngo nageze ku mwami Yesu none mu mutima wanjye hari izuba ry'ubuntu rimurika iminsi yose, umutima uraririmba yuko nabohowe rwose, negereye umwami Yesu ndirimba n'umunezero.